Bonita na Gema bamaze kwegura umugore yahagaze ameze nk'igiti atari kubasha kunyeganyega kugira ubwo twese tubibonye. Rosario amaze kubibona ahita ahaguruka agenda amusanga, amukozeho umugore ashigukira hejuru cyane, amufata akaboko ubundi amuzana hafi y'aho twicaye. Umubyeyi nawe mu rwikekwe rwinshi atwiseguraho cyane cyane kuri Chairman Rosario. Njyewe na Petron Lewis kuba yitwaye muri ubwo buryo avuga ati nukuri mbasabye imbabazi ku rwego rurenze urugero, kubera ko imyitwarire mbagaragarije muri aka kanya nanjye sinjye nuko mbaye nkizamuka ahangaha bikanyibutsa amateka yanjye n'umuryango wanjye wahashize, kubera ko kubakubita amaso wagira ngo narindi mu nzozi zanjye. Nibaza niba bijya bibaho ko umuntu arota ku manywa kandi adasinziriye, ariko nta kindi kibiteye uretse kukuba gusa nari mbazi muri abantu bakomeye cyane, byose biturutse kuri musaza wanjye wamaze igihe kinini cyane avuga ko akorana namwe, ariko amakuru twumvise akaba ari uko mwari mwarapfuye, ndetse nta nubwo ari njyewe gusa kuko n'abandi bantu benshi bazi ko mwapfuye. Ubundi musaza wanjye ndimo kuvuga mbere y'uko akorana namwe yari umuntu usanzwe, ku buryo namenye ubwenge nsanga akora akazi ko gutwara abantu, ariko yifitiye gahunda yo kuzaba umusirikare kuko yumvaga yarwanira igihugu cyacu. Muri icyo gihe nibwo igihe cyagiye kigenda natwe tubayeho ubuzima bwacu, ariko musaza wacu tukajya twumva amakuru avuga ko ngo afite umukobwa bahuriye iyo ajya gutwarira abantu, ariko twamubaza amakuru akatubwira ko atari ukuri, ndetse uko aduhisha amakuru akaba ari nako natwe tugenda twumva andi makuru ku ruhande, amwe avuga ko umukobwa bahuye afite ingeso yo kwijandika mu bagabo n'izindi ngeso zitari nziza. Ukumushyira ku nkeke rero byaje guhagarara dusa nk'ababyirengagije igihe yajyaga mu gisirikare. Nyuma amazemo igihe nibwo yaje kutwereka umukobwa byavugwaga ko basigaye bakundana witwaga Veronica. Twese turatangara cyane kubera ko uwo mukobwa twari tumuziho amakuru ko agira ingeso mbi gusa, ariko nanone nta makuru twari dufite, ndetse na musaza wacu iyo twashakaga kugira icyo tumubaza yaraturekaga atubwira ko ayo ari amagambo y'abantu. Nyuma baza gukora ubukwe, ariko mu by'ukuri ubukwe bumeze nk'amayobera kubera ukuntu ari ubukwe bwari busa n'ubwihuse cyane wagira ngo hari ikintu barimo guhishira. Gusa kuko yari mukuru iwacu twaramwubahaga cyane ku buryo n'ababyeyi bageze aho ngaho bagahagarika kumubaza ibibazo byinshi. Hashize igihe nanone nibwo musaza wanjye yaje kuvuga ko atakiri umusirikare, ahubwo yatangiye kwikorera akazi ko kuneka ashaka amakuru abikorera umuryango wa Lewis, ariko nanone kugira ngo abashe kugakora neza bisaba ko akora kandi kazi ko kwijijishirizaho, aribwo yatangiye kujya atwara abagenzi mu modoka. Ariko icyo gihe byaje kurangira musaza wacu tutakimubonaho kuko yari yarabaye imboneka rimwe cyane ko ababyeyi bacu nabo bamaze gutaha, natwe tugatatana, byabaye ibibazo bikomeye cyane kongera guhura. Nyuma nibwo ibikurikiyeho byose twagiye tubyumva nta makuru dufite ngo ni ibiki, tukumva ngo uwahoze ari Chairman wa company ya Lewis musaza wacu yakoreraga ngo yapfuye azize impanuka, ngo asimburwa n'umugabo bakoranaga, ariko nyuma ngo haboneka umwana wa Chairman aza kumusimbura, nabwo tukumva amakuru ko musaza wacu akorana nawe. Noneho kubera ko buri munyamuryango wacu yabaga ukwe, natwe ubwacu tutabonana tutanazi irengero rya musaza wacu mutoya witwa Simone, ntitumenye ngo tuzashakira hehe kuko twari dukomeje gushakisha ubuzima bwacu, kugeza ubwo noneho n'aya makuru y'ibihuha twumvaga kuri musaza wacu yaje kurangira gutyo ntitwongere kuzayumva, kugeza ubwo na wa Chairman mutoya waje gusimbura papa we nawe baje kumwica, ubwo bashimutaga umugore we n'umwana bikarangira bamwicanye n'umwana we. Iyi akaba ariyo mpamvu nari mbabonye ahangaha nkibaza uburyo abantu bamaze imyaka myinshi bapfuye baba bari hano, cyane cyane wowe usa na Chairman, noneho n'uyu musore nawe musa neza ku buryo umuntu abaze neza imyaka wavuga ko ari umwana wa Chairman waba warakuze kuva icyo gihe. Njyewe amazina yanjye nitwa Harina, musaza wanjye ndi kuvuga akaba yaritwaga Riyariyo, ndetse kandi tukaba dufite na mukuru wacu witwa Magiderina na musaza wacu mutoya witwa Simone. Basabye imbabazi kuko mbashije kubabwira ibi bintu byose, rwose sinzi uko bije. Namaze kumva ayo magambo y'uwo mugore, njyewe ubwanjye nkomeza kugwa mu rujijo rwinshi cyane, ndetse kuva nanavuka nibwo nari numvise inkuru yose ku mpande zigiye zitandukanye, ngakomeza kugwa mu rujijo, kandi ubundi izindi naragiye nzumva ngasobanukirwa neza cyane, kubera ko iyo nkuru uwo mubyeyi yari amaze kumenya. Nari maze kumenya ko ari Harina wa mushiki wa Riyariyo, nari naramenye ubwo mukuru we Magiderina yambwiraga inzira y'ubuzima bwabo, yari itandukanye cyane n'iyo Priska Ani yambwiye uwo munsi.
ndetse nanone iyo Priska Ani yambwiye uwo munsi ikaba yari itandukanye cyane n'iyo Rufus yabwiye Petronile Lewis mu myaka ya kera ubwo bahuraga. Cya gihe Petronile Lewis na ba Jessica bagiye gushyingura umukecuru Itesara. Si nibyo gusa kandi inkuru Rufus yabwiye Petronile Lewis ikaba itandukanye n'iyo Jessica Martina yabwiye Petronile Lewis avuga uko bamenyanye ari umutwazi wa taxi zitwara abagenzi. Nanone kandi njyewe ubwanjye Bruno umuhungu wa Simone murumuna wa Liyariyo akaba na musaza wa Harina na Magidelina yanyibwiriye inkuru papa we Simone yamubwiye ku buzima yagiye acamo. Nkaba ntunguwe no gusanga yitandukanye n'izindi zose ziberekeyeho mu buzima bwabo. Ntabwo bivuze ko zidahuramo wenda ukuntu, ariko harimo ibicanganye cyane cyane ku buzima bwa Liyariyo, kuko ibyo bavugaga byose by'uburyo yahuye na Veronica twari tuzi ko ari mama wa Rufus, ntabwo byahuraga rwose pe. Nkomeza kwibera muri urwo rujijo, ariko umuntu wa nyawe wari kuba yaravuze iyo nkuru nkayikurikiza neza cyane nta wundi ni Liyariyo. None nawe nubwo yaganiriye na Petronile Lewis, ariko ntabwo bavuze ku buzima bwe cyane ko mbere hose Liyariyo yari yarakoranye na Toromeo Lewis, akorana na sogokuru Bron Lewis, bityo ubwo yazaga gukorana na Petronile Lewis we yamufataga nk'umuntu uri hasi mu mikoranire ku buryo atapfa kumubwira byose, mbese nk'abantu batamenyeranye cyane. Ntabwo baganiraga byinshi by'ubuzima busanzwe, ku buryo umubano wa Liyariyo na Petronile Lewis wari na hasi cyane mu buzima busanzwe kurusha ahubwo umubano wa Cosmos na Petronile Lewis, cyane ko byibura ubwo Cosmos we yaje ntabwo yari afite ingendo za buri kanya, mu gihe Liyariyo yazaga azanye amakuru yo gufasha kampani n'umuryango wacu gusa ubundi agahita acaho. Ako kanya amaze kubihuza byose mpita mfata umwanzuro w'uko ibyo bintu ngiye kubyihorera, kuko n'ubundi Liyariyo ntawe uhari ngo aratubwira uko byagenze, cyangwa se Veronica aba ahari atwibwirira uko bahuye wenda tumenye ukuri, ariko ntabwo bari bahari. Nsigara nishimiye ko ako kanya mbashije kuba nabona byibura undi munyamuryango wa ba Liyariyo nyuma ya Magidelina ndetse na Bruno umwana wa musaza wabo Simone, ndetse yewe bikaba bizanyorohera cyane kuko n'ubundi Koreta mama wa Serita gahunda yo guhuza uriya muryango wose ayigeze kure. Ikindi cyanshimishije nuko byibura niduhurira hamwe bazamenya irengero rya musaza wabo Liyariyo, byanaba ngombwa hakabaho gahunda yo kumushyingura mu cyubahiro cyinshi akwiriye mu butaka bwa ba Lewis nk'umuntu wabereye ingenzi umuryango wa ba Lewis. Ibyo byose namaze kubihuzahuza mpita nsaba Harina ko atuza kandi akumva ibintu byose ari amahoro. Maze kumubwira gutya hanagura amarira yatembaga anyitegereza cyane, mubwira ko ibyo avuze atibeshye na gatoya kuko aba ari kubona ni twebwe, ariko ntabwo igihe kiragera ngo tumenyekane. Mboneraho kumubwira ko binshimishije kumumenya kuko mu minsi yashize naje guhura na mukuru we Magidelina, ndetse kuri iyo nshuro we na Magidelina nkaba ndi gupanga kubakorera akantu kazabatungura cyane ku buryo batari bakiteguye, ahubwo bityo biranshimishije cyane kumubonaho. Harina namaze kumubwira gutya mbaza niba koko ibyo ndi kuvuga ari ukuri, mubwira ko nta mpamvu mfite napanga kumubeshya, ahubwo ntangira mubaza amakuru ya mukuru we, ambwira ko ari meza kubera ko muri iyi minsi baraherukanya aho atuye. Ako kanya ndeba Veneranda mwibutsa Magidelina uwo ari we. Veneranda mbaza uburyo yakwibagirwa Magidelina kandi nzi uburyo muri rya joro byaje kugenda, ndetse ahubwo mu bantu bakorana Magidelina arimo n'umuntu we wa hafi. Veneranda yamaze kumbwira gutyo mpita nunguka igitekerezo ahubwo cyo kuba igihe tuzaba tugiye guhuza umuryango wose w'abakomoka ku babyeyi ba Liyariyo twazabikorera hariya muri kariya gace ka ba Veneranda. Mpita nibwira ko nitumara kuva aho ngaho ndahita mbwira Veneranda yabyemera nawe akaba ari kubitegura ku rundi ruhande, ubundi akaba ariho tuzabahuriza bose. Ubwo Chairman Rosario yabwiye Harina ko uwo munsi abaye umunyamahirwe kubera ko ahuye natwe kandi abyishimire cyane, kubera ko ibintu bigiye kuzamubaho mu minsi iri imbere. Kuva uwo munsi bizamurenga cyane. Harina mu rujijo rwinshi biramucanga ariko abura uko abaza, nuko njye mpita mwisabira nimero namubonaho, ampereza nimero ambwira ko ari y'umukobwa we, bityo igihe mukeneye niyo namuhamagaraho kuko bahora bari kumwe n'aka kanya barakorana hano muri iyi kampani. Ubwo yamaze kumpa nimero ye mwifuriza akazi keza. Rosario agenda amubwira ko ataza guhangayika kuko nta kintu na kimwe kiraza kuba, kubibaye yumva atuje kandi ntihagire umushyira ku nkeke. Amaze kugenda na wa musekereteri we agenda ubona ameze nk'ubabaye kubwo kuba yashakaga kugaragaza ububasha bwe ariko bikaba byanze. Mbese Chairman nta kintu amubonyeho, ahubwo dusigara Rosario avuga kuri ya mugore
ameze nka bamwe mu bakozi bakora bashaka kwibonekeza kugira ngo akazi kabo kagaragare neza imbere ya ba bosi babo, bityo babagirire icyizere ntibazabagireho ikibazo. Petronile Lewis amusubiza ko bene abo bakozi babaho cyane kandi bakica akazi kubi kuko nibo bazana ibihombo mu kazi kubera ko nta musaruro baba batanga. Nuko dukomeza kuganira, Rosario akomeza dushimira cyane uburyo tumugejeje aho ngaho. Veneranda ahita avuga ko twari ku uwo munsi akaba ari we wishyura fagitire y'ibyo tugiye gukoresha kubera ko amaze igihe atabonana natwe kandi yari yarabinyemereye, none aya mahirwe tubonye basi tuyamuhereze. Ako kanya Veneranda mpita amubwira ko reka guhangayika kuko iyo fagitire akomeza yibike kuko hari igihe izakenerwa. Mpita nangira kumusobanurira igitekerezo nari nagize cyose ku buryo nifuza ko twazagikorera iwe. Anyikiriza mbaza niba ndimo kumusaba cyangwa se kumubwira. Mubwira ko ndimo kubimusaba ngo azadufashe. Veneranda nyibutsa ko hariya mu rugo iwe ari nk'iwacu kuko n'ubundi ntabwo yari kuba yahabona havuye mu maboko ya Dani Marike na bagenzi be iyo tutaba duhari, bityo nta mpamvu yo kumusaba ibyacu. Petronile Lewis ahita atanga igitekerezo abaza niba intandaro y'uburyo Veneranda n'abaturage ba hariya bari baranyazwe ibyabo nabo ubwabo bataba batangabuhamya. Amba Sabine na Kapiteni Jeff bavuga ko bari barimo kubitekereza, ahubwo bityo Veneranda n'abandi bantu bakeya bazitabira Dani Marike bakamushyirishamo mu rukiko. Twamaze kuvuga gutyo Veneranda avuga ko azaba habaye nta kibazo na kimwe. Nuko dukomeza kuganira mu matsinda ari nako turi kunywa ibyo batuzaniye, bigaragara ko akanyamuneza ari kenshi cyane ku ruhande rwa Rosario n'umuhungu we Hambo. Ndetse si n'ibyo gusa, ibyo kurya komande yari yatanzwe nayo yarazanywe. Tubanza kuyivonyora mbere yo gutaha, ubundi tumaze kwijuta neza ntitwategereza ka kanya kanyuramo ngo umuntu agaragaze ko atari yazanwe no kurya gusa, ahubwo duhaguruka tuvuga ko dushaka gutaha. Nubwo Rosario byabaye nk'ibimubabaje kubera ko yashakaga iryo joro kurirarana na Petronile Lewis ngo barare baganira, ariko ntabwo byakunze. Mu gihe turimo gusezera Veneranda abwira Rosario ko nk'abantu baturanye bazajya babonana kenshi ndetse nibashaka n'ibikorwa byabo bazabihuza. Ubwo Etina yahise abwira Fernando ko ari ibishoboka baba bari kumwe aho ngaho bakaharara ijoro ryose bari kumwe na Hambo. Bose bamaze kubyemeranya bari basigaye twese twavuye aho baduherekeje tugenda twerekeza ku mamodoka. Veneranda ambwira ko iyo gahunda azaba yiteguye neza cyane, mpita mubwira ko hari umuntu ndaza kumuhuza nawe ku buryo nibamara guhura barabipanga neza cyane, ubundi bazabinoze mu mwanya wanjye kugeza misi yirangiye. Twamaze kuganira dusezeranaho twese buri wese yerekeza mu modoka agiye gutahamo. Kapiteni Jeff niwe wagiye imbere ajya mu modoka ya polisi hamwe na Amba Sabine, Petronile Lewis na Bonita. Bagenda babakurikiye, Bonita atanga urwitwazo rw'uko kugenda mu modoka wajemo biba atari byiza. Mu kurebana na Neyira mpita mbibona ko hari ikintu bapanze ariko sinabigira impamvu. Ngiye mpita njya kwinjira imbere kuri vora, birumvikana ni mu modoka ya Principal Anthony Matt. Neyira na Gema bahita baza kwicara inyuma yanjye, ubundi ba Rosario badusezeraho badupepera, ubundi duhaguruka mu butaka burimo kampani yabo. Ahashize igihe tugenda Neyira atangira avuga ko uwo munsi wari mwiza cyane kuko nta kintu kiryoha nko kubona abantu barimo guhura kandi bari baraburanye. Mpita mubwira mu rwenya rwinshi cyane ko batazi ibintu bisekeje byabaye, ko ari uko surprise twaguriye abari bagiye guhura twazisize aho twavuye, none mu buryo bugaragara tukaba tugiye kujya kuzirira. Twese twarasetse tubiganiraho biza kurangira dufashe umwanzuro ko ari cyo kintu turaheraho kurya iriya keke tugeze mu rugo. Gema avuga ko tuze kumubikira nagaruka tuzamuheho, aba aribwo twibuka ko we tudatahana kubera ko yafashe umwanzuro wo kwibanira na Kapiteni Hiberi ndetse na Bonete mushiki we n'umuryango wabo. Ako kanya urugendo rukomeza, Neyira avuga ko yahoze ari gutekereza cyane ariko akaba ari kubura uburyo byanga byakunda Dani Marike yazavuga ko Perezida Venizi ari we wagize uruhare runini mu kuba ibyabereye iwacu byarabaye. Gema ahita avuga ko ubundi amakuru twagakwiye kuyakura kuri Mariyamu, ariko ntabwo byashoboka kuko Mariyamu ayaduhaye yaba nawe yishinjije icyaha kandi ibyo ntabwo ashobora kubikora. Neyira avuga ko bino bintu bikeneye ku musozo kabisa abantu bakigirira amahoro. Mpita mpindukira ndamureba mu kijisho mubaza impamvu ashaka kurya ibyo atahinze kandi we yarinjiye mu gakino ejo bundi akadusangamo, none ngo arashaka guhita agera ku musaruro. Neyira nawe ansubiza ambwira ko ari kubona muri iyo minsi abatangiranye agakino bahagaze nabi, bityo umubano wabo ukaba ushaka kudindiza ibintu ku buryo batanakiganira ngo bungurane ibitekerezo nka mbere.
bityo nubwo yinjiye mu gakino nyuma ariko ntabwo yakwishinga abafite ibyo batari kumvikanaho ngo yibuze umudendezo w'iminsi iri imbere. Neyila yamaze kuvuga gutyo nkomeza gutwara nta kindi kintu ndimwo kuvuga kubera ayo magambo yaramaze kumbwira. Gusa nanone ntangira kwibuka nanone inzira zanjye na Gema kuva ku munsi wa mbere duhura ngiye muri kaminuza nkuru ya Kent kureba Neyila, bigahurirana na cya gihe nahuye na Jordan musaza wa Bonita ashaka kumuhohotera, ubundi nkarwana urugamba nkahata telefone yanjye yaje kongera kumpuza na Gema ubwo Maria Lewis yamaraga gupfa anyitangiye kwa Angela. Nibuka inzira twanyuranyemo kugeza mu minsi yashize ubwo twafashe umwanzuro wo kutongera gucana iryera cyangwa se ngo tugire ibyo tuganiraho nk'uko byari bisanzwe. Njyewe uwo mwanzuro wo kuba narahisemo kutongera kumuvugisha nkaba narawufashe kubera ko yambwiye ngo yatanze umubiri we anyitangiye kubera ko ankunda, ariko akaba yarabonye byarafashe ubusa kuko natekerezaga ko inzira nari ndimo icyo gihe arizo ngomba kugendana nazo, ndetse nkifuza ko unkunda wese yagakwiriye kuzinkurikiramo. Ibyo maze kubitekereza ntangira gusesengura amagambo yose abantu bari hano ku isi dukunda kuvuga no gukoresha no kubwira abantu twita ko ari abacu, ndetse nanone ntangira gusesengura uburyo imitima yacu dufite itandukanye mu buryo bwo gufata ibyemezo runaka no kwakira inzira yisanzemo. Nibaza niba Gema ibyo yambwiye yarabimbwiye kubera ko ankunda bya nyabyo koko cyangwa se anyanga bikomeye ku buryo nanjye iki kibazo kuba nanagiharira umuntu uwo ari we wese wabuze inzira zanjye na Gema twanyuzemo nibyo twacanyemo byose, ndetse akanasobanukirwa ako kanya ibiri kuba inzira nari ndimo iyo ariyo ari nayo yatumye Gema ambwira kuriya. Nza gusanga nyamara ku ruhande rwanjye nubwo navuga ko ntari nkwiriye kubwirwa amagambo nk'ariya, ariko nanjye ntabwo nari mu nzira nziza nk'umuntu umenyereweho gufata ibyemezo n'imyanzuro ikakaye irimo n'ubuzima bw'abandi bantu, ndetse abantu benshi icyo gihe akaba ari njye bari bishingikirijeho. Byose maze kubihuza nyamara nza gusanga njye ku giti cyanjye ahubwo narigize umuntu w'indakoreka kuko naje kwitekerezaho nsanga ndi wa musore ukora amakosa, ariko kubera ko mfite igikundiro mu bantu nkanga gusaba imbabazi, abantu nabo bakanyereka ko nta kibazo bitwaye kubera ko n'ubundi bankeneye. Nza gusanga umuntu umwe rukumbi wambwiye ibyo bintu ari Bonita wambwije ukuri, ahubwo ubwo yabimbwiraga nkabirenza amaso kuko kugeza n'aka kanya nanze gusaba imbabazi z'amakosa yanjye nkihanganirwa kubera ko n'ubundi abantu banjye bafite wa mutima wo kwihangana, ariko mpita nsobanukirwa ko hari n'ubwo wenda iyo bambonye bambonamo ubutagondwa n'ubudakoreka, mbese nkaba mfite ubwibone. Nza kubihuza nibaza uburyo byagenda umuntu nubaha cyane akoze ikosa akanga gusaba imbabazi uko byaba bimeze, ndetse nza gusanga ari nabyo byiberaho ku isi yose, aho abantu twese twubaha tunatinya cyangwa se twizera tukanabakeneraho ibyo dukenera mu buzima bwacu, amakosa yabo tuyafata nk'aho nta cyabaye kubera ko tubafata nk'imana ziri aho ngaho, ubundi ubuzima bugakomeza ku buryo ahubwo icyo batwubakamo ari igitinyiro cyabo gusa kubera ko hari ibyo twifuza kuzakorana nabo mu minsi iri imbere. Bityo kuba naratanye ngata inzira ubwo namaraga kumenya ko Perezida Venice ari we muntu utugambanira wa hafi, njyewe ugutenguhwa kwanjye nakugize impamvu yo gukandamiza amarangamutima y'abantu banjye. Mfata inzira ku ikubitiro njugunya papa wanjye n'umukunzi wanjye ku rugamba aho bashoboraga kwicwa, ndetse atari n'ibyo gusa kandi papa wanjye aho yashoboraga kujya hanze bikarangira Perezida Venice amumenye akamwica akosora amakosa yakoze n'ab'imbere, natwe tukaba tugiye hanze, umuryango wose ukamenyekana bakawurimbura aho abarewisi bose bari, kuko Venice na Mariyamu na Rufusi ikintu cyitwa umurewisi bacyanga urunuka ku buryo nta mbabazi babagirira. Nuko nk'aho ibyo bidahagije mba mpuye na Etina, ni ikisezerano nagiranye na Gema ko nzamukunda karamata akaba ari we wa mbere nzihana w'akanyiha. Ibyo birakomeza ndatorongera njya no mu mahanga aho Gema yansanze kiriya gihe, ariko ibyo byose nakoze njyewe numva ari ibintu bitari mu ikosa na ritoya rwose ku buryo nkomeza no kubigendera, ariko simbashe kumva uburyo Gema byamubabaje ubwo nabikoraga, simbashe kumva uburyo Neyila byamubabaje nubwo yanyeretse ko yabyakiriye akanambabarira nta n'imbabazi musabye kubera ko afite umutima ukomeye, simbashe kumva uburyo Petero Lewis yabifashe nk'umuntu wamfatiragaho icyitegererezo, ariko kuko afite umutima ukomeye kandi wihangana arandeka bicaho ntiyambikira inzika na gatoya. Siniriwe mvuga Kapiteni Hiberi na ba Brian n'abandi twari kumwe uretse Bonita kwihangana byanze akambwiza ukuri
ariko njye nkomeza kumva ko nta kosa nakoze, nirengagiza ibindi byose. Ibyo amaze kubitekerezaho nza gusanga nta muntu n'umwe ndusha amakosa ku isi. Ntangira nibaza icyaha Gema yakoze ku buryo kiruta icyanjye, njyewe nkaba naramubereye umushinjacyaha, mu gihe abandi bantu bari mu rukundo batandukana kubera ko bafashwe baca inyuma. Ariko icyo Gema ntabwo yigeze akinziza na gatoya. Abandi batandukana kubera ko babonye abandi, ariko siko byagenze. Nibaza niba koko atari afite impamvu yo kumbwira ko yanyitangiye agatamba umubiri we koko nkuko yabivuze. Ibyo namaze kubitekerezaho igihe kinini muri njyewe, numva mpindutse mu buryo budasanzwe, ku buryo ntazi ikintu nakora ako kanya cyangwa se ngo mbashe kuvuga, ku buryo nta rindi jambo nigeze ndenzaho. Urugendo rwacu turukomeza gutyo kugeza ubwo amasaha yakomeje kwicuma, kugeza ubwo twageze mu murwa mukuru wa Kent. Gema tubwira ko tumugeza aho atashye, mpindukiza imodoka nyijyana muri cyerekezo cyo kwa Kapiteni Hiberi, ndetse ntabwo byatinze twarahageze. Gema ava mu modoka, ubundi njye na Neyira tugaruka mu cyerekezo cyacu, ariko Neyira mbaza ikibazo mfite kubera ko wagira ngo amagambo ambwiye mu kanya arambabaje cyane. Atangira no kunsaba imbabazi ambwira ko ataragamije kunkomeretsa. Nagabanije umuvuduko Neyira ndamwitegereza, ubundi ndamubwira nti maze kubona ko abantu baturi hafi bashobora gutuma duhindura uko twiyumva, uko dutekereza, uko dufata ibintu, uko tugenda n'uko dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri uko abantu ba hafi yacu badufata, bigatuma uburyo barimo kudufata aribwo twiyubaka mu mutwe, ku buryo icyo gihe twumva ko inzira turimo kugendamo arizo nzira za nyazo, kubera ko arizo abantu bacu ba hafi bashyigikiye muri rusange. Ibyo bigatuma niba babona ibintu mu buryo butandukanye n'uko abandi babibonamo, ari nako natwe tugendamo muri izo nzira zitandukanye n'uko abandi babibona, ariko twebwe tukumva turi kugenda mu nzira zisanzwe kandi nziza. Ibyo iyo bigenze gutyo nibo uzasanga muri rwa rugendo muri kugenda hari abatangiye kwivangura cyangwa se kwicangura n'abandi, kubera ko ya nzira bamwe bari kugendamo ndetse inashyigikiwe na bagenzi babo itandukanye cyane n'iyo abandi barimo kugendamo. Aho niho amatsinda y'ingendo atangira gutandukanira, abantu bavuganaga ntibabe bakivugana, abakundanaga bagatandukana, cyangwa se nanone abakuvugishaga cyane birenze urugero bakagabanya urugero bakuvugishamo wowe, kubera ko wiyubatsemo ko inzira zawe uri gucamo ari ukuri kandi zishyigikiwe na benshi. Babandi batagushyigikiye ugatangira kuvuga ko ngo bakwiciyeho, ngo bakwiriyeho, cyangwa se basigaye biyemera, nyamara ahubwo ari uko batagishaka kugendana nawe. Muri abo harimo abemera ko kwakira uko wahindutse, bavuga bati reka tumufate uko ari nta kundi byagenda. Nanone kandi hakabamo n'abashaka kukubwiza ukuri, ariko kubera ko umubare w'abakubwiza ukuri ukiri muto kurusha abakwereka ko ibyo uri gukora ari ukuri, nubwo ari amafuti, ukumva ko bakubwira ukuri ari abatangiye kukwanga no kukugirira ishyari, bikaza kurangira witiranije n'ibintu. Ukuri ukakwita ikinyoma kubera ko guhuriweho n'abantu bakeya, noneho ikinyoma kubera ko gishyigikiwe n'abantu benshi ukumva ari cyo cyiza rwose ukagifata nk'ukuri. Ibyo byose maze kubitekerezaho kuva mu kanya gashize, nsanga abantu bamwe na bamwe tuba abanyamugi iyo bigiye, ku buryo ahubwo abantu bacu dufata nk'inshuti magara, cyangwa se abantu bacu bwite ari bo banzi bacu mu buryo batazi natwe tutazi, kubera ko cya kinyoma gishyigikiwe n'abantu benshi bakomeza kugishyigikiramo kikaba ukuri. Noneho babandi bakeya bagukunda bya nyabyo bashaka kuvuga ukuri ukaguhungira kure, ugasanga ahubwo nibo ugize abanzi bawe. Ibyo bikaba bisobanuye ko bagukunda cyangwa se bakwereka ko bagukunda nibo banzi bawe kuko bagushyigikiye mu kinyoma, ariko bakaba ari abanzi ba kabiri, kuko umwanzi wawe wa mbere ni wowe, kubera ko wifitiye urwango rwinshi cyane, kugera kuri rwa rwego wanze urunuka ku kuba wakwicara ukisuzuma ngo urebe koko niba mbere yo gushinja abandi ibyaha ku bikorwa wakoze, ahubwo atari wowe wabahaye icyuho ngo bakugendereho, maze nawe muri uko kutisuzuma ukiyubakamo kuri umwere, maze ahubwo abandi bakakuvugira banagushyigikira, ubuzima bugakomeza muri icyo kinyoma. Ari nayo mpamvu umuntu nyamuntu yagakwiriye kwicara akisuzuma buri gikorwa cyose yakoze kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kuva ejo kugera uyu munsi, kuva mu gihe cyashize kugeza uyu munsi, kubera ko ari byo bituma tutagira abantu abanyamakosa n'abanyabyaha barimo kuzira ibyaha byacu ubwacu twakoze, ariko kubera ko dufite abadushyigikiye tukumva ko turi abere,
ntakubeshya aka kanya ndababaye cyane, ndi mubi cyane ndetse yewe wajya gusesengura ibyanjye nta n'imbabazi yangirira. Ndi kwibaza icyo mumbonamo, uburyo munshyigikira mu byaha n'amakosa hakabura n'umwe uvuga uti wakoze amakosa uzasaba imbabazi kandi waratubabaje cyane. None ubu nkaba numva nuzuye ipfunwe kuko kubana n'abantu uzi ko bagufata nk'uko nasanze mumfata, kuko ndabizi ko mumfata nk'intagondwa, indakoreka, yanga kwicuza amakosa yakoze yashoboraga gushyira n'ubuzima bw'abantu mu kaga, ariko mwese mukaba mwarabicecetse kubera ko ndi njyewe. Namaze kubwira mushiki wanjye Neira Lewis gutyo, arabyumva aruhutse umutima, ansubiza ambwira ko urwego nshobora gusesenguraho ibintu rudahuye n'urwewe yasesenguramo ibintu kimwe n'abandi. N'ikimenyimenyi amakosa nakoze hari abatarayafashe nk'amakosa kubera ko ari njyewe, ariko nanone hari abakomeje kwishinja ibyaha n'amakosa ko bampemukiye kubera ko ibyo bakoze kubera inzira nari natangiye, urugero nka Gema, bityo kuba ubwo busesenguzi mbukoze bukangeza kuri icyo gisubizo mubwiye, bisobanuye ko ahubwo ndi umwe mu bantu bakeneye gukora ayo makosa kugira ngo n'undi wese uzagwa mu makosa akazamenya ibyambayeho, byibura azagera ku rwego rwo gutekereza ko yakosheje ubundi agasaba imbabazi. Ambwira ati musaza wanjye, uyu munsi hari abantu benshi bameze nkatwe, babanye umunsi ku munsi, isaha ku yindi, umwe ari umunyamakosa ariko uwo bari kumwe akaba ari we ugaragara nk'umunyamakosa, kubera ko uwakoze amakosa afite uburyo ahita abihindukiza akabigonda kugeza ubwo uwahemukiwe ari we wishinja icyaha, ndetse bikanarenga no muri rubanda cyangwa se ababakikije akagaragara nk'umunyamakosa. Ibyo bikarinda bibaho gutyo gusa kubera ko ku iherezo ry'ibihe, ese utekereza ko bizagenda gute kugira ngo uwakosheje abashe kumenya ko yakosheje, ndetse n'uwishinjaga ibyaha n'amakosa nyuma yo gukoserezwa no guhemukirwa akabasha kuruhuka umutima byibura nyuma ya byose? Niba igisubizo utari kubasha kucyumva, ibyo bizabaho gusa igihe uwakosheje wari warashyize amakosa ku bandi azabasha kwisesengura akamenya ko yakosheje, ndetse akanerura akabisabira imbabazi imbere y'abo yakoshereje bose, ndetse imbere ya babandi bishinjije amakosa ubwo yamaraga kubakosereza. Icyo gihe nibiba, wa mubano bazagirana nyuma yo kwisuzuma uzamenyekana mu bantu bose. Bimwe mu byo ibitekerezo n'imyumvire yabo abenshi bakunda kugendera ku ngero cyangwa se abo bafatiraho urugero mu buzima bwabo, bazavuga bati ubwo uriya yamenye ko yakosheje, twebwe turi bande bo kudakosora amakosa twakoze tugasaba imbabazi? Ibyo nibiramuka bibaye niko abantu bazagenda bahinduka umwe kuri umwe. Ese utekereza ko ingo zasenyutse, iziri hafi gusenyuka, iziri mu ntonganya nonaha, abakunzi bari gushwana, abavandimwe bari kurwana, abaturanyi bari mu ntonganya zidashira, ibihugu biri mu ntambara, byose biri gupfa gusa amakosa bamwe bakoze ariko ntibamenye ko bakoze amakosa kubera bwa bwibone bwabo bwo gushyigikirwa mu mafuti? None se bazabwirwa n'iki ko bakoze amakosa igihe nta bintu nk'ibi ngibi bibayeho ngo isi yose ibashe kubona ko umuntu wafatwaga nk'umuziranenge burya ari we wateje ibi bibazo bikomeye cyane? Abantu bakarwara imitima bishinja ibyaha kubera we, abandi bakareka kuvugana kubera we, bagaceceka kubera ko ari uwo muntu uzwi gutyo gusa, ku buryo kumwereka ko yakosheje biba bimeze nko gukora icyaha. Abantu bakeneye kwisuzuma koko bakamenya amakosa yabo, bakamenya ko gusaba imbabazi igihe bakoze amakosa biruhura imitima ya benshi, cyane cyane ababegereye, kubera ko ubu hari imitima ishenjaguritse kandi ari inzirakarengane kubera amakosa yabo. Kubw'iyo mpamvu aka kanya sinzi ko nagusabamo imbabazi kubera ko nakubereye mushiki wawe mubi. Nishimiye kukugira mu buzima bwanjye, nkwereka ko uri uw'agaciro, ariko nanga kukubwira ko wakosheje. Ariko ku mutima wanjye n'ubundi ntabwo byakuyeho ko nkuzi nk'uwakoze amakosa, ndetse ndemera turabitwikira kubera ko ari wowe nshaka. Twirengagiza umutima wa Gema urimo kubabara kandi waramuhemukiye kurusha n'abandi bose, wamuciye inyuma ndetse uramuta, uramwanga umuziza amahitamo yawe mabi wakoze. Aka kanya ntaho ntandukaniye nawe, ahubwo njye ndi na mubi cyane kukurusha, kuko ubundi nagakwiriye kuba ari njye wagukosoye kuko ari njye wakubonyeho bwa mbere ubwo wagarukaga. Ariko nabaye nka wa muntu utetse imboga zirura, ndarenga ndenzamo nshyiramo umunyu w'igisoryo, uko niko nakugize kuko natumye ukomeza kugaragara nk'umwere imbere y'abandi. Bivuze ko twe nk'abantu ari twe twagakwiriye kugira umumaro munini cyane imbere yabo turi kumwe, ariko ugasanga ari twebwe tubayobya. Ahubwo sinzi ngo urambabarira bigenze gute, ariko aka kanya ngusabye imbabazi ku rwego rurenze urugero, kandi iteka ryose ujye wumva ko izi mbabazi nzisabye mbikuye ku mutima.
ngiye wagakwiriye kubera isi n'abankikije umunyu ndetse n'urumuri, ahubwo nayizaniye umwijima w'icuraburindi ndetse n'ibisharira, kuko iyo si mvuga ni wowe musaza wanjye mfite, iyi si yanjye ni wowe n'abankikije. Mushiki wanjye Neyila yamaze kumbwira gutyo amarangamutima yanganje, mpita mpagarika imodoka mu buryo bwihuse cyane, ubundi ndekura vola maze mpita muyambira, nawe arambura amaboko aranyambira cyane. Mu marira agwa numva ameze nk'utuye umutwaro undemereye cyane, kuko ako kanya nibwo nari maze gusobanukirwa ko kugira inshingano zo kuba ureberera abantu muri kumwe cyangwa se kubahitiramo inzira bitavuze ko wowe utagomba kwirebaho yewe ngo unisuzume ubundi ugende wera, ndetse na cya cyizere bagufitiye kiba ari icyanyacyo koko, kuko kwizera umuntu bizi ko we ari umwizerwa ariko mu by'ukuri atari umwizerwa biba bimeze nko kubona umuneke usa neza cyane inyuma ari umuhondo, bigaragara ko uhiye neza kandi uryoshye, ariko mo imbere waraboze uri gutuma mwinyo nyinshi cyane. Bivuze ko abo bantu bakwizeye burya nubwo babona ko hari icyo uzabagezaho, ariko burya nta n'ikintu buzabagezaho, kuko bwa nyuma na nyuma ya nzira muba muganamo muba muzagwingira mutaragerayo. Mushiki wanjye mpita mubwira nti aka kanya niyemeje kuba umuntu mwiza, niyemeje ko abantu bambonamo intungane koko bazajya bambona nkayo ariko ndi nayo indani. Ngiye gusubiza ibintu ku murongo ngaruke mu nzira y'ukuri mve mu kinyoma, kuko iyi minsi yose ishize nubwo niyumvaga nk'umwere ariko nari ikigwari, kandi nshimishijwe cyane no kuba uyu munsi wemeye kumbwiza ukuri ko ibyo natekerezaga ari ukuri, kuko mbizi neza ko nari mbayeho nka kwa kundi bavuga ngo n'ubundi ntaho twamushyira ni uwacu, reka dupfe kumugumana gutyo gusa, ariko aho gufatwa gutyo byarutwa nkaba ntahari, ari nayo mpamvu ngomba kubikosora. Namaze kubwira mushiki wanjye nawe akomeza ansaba imbabazi, ambwira ko amakosa twakoze aka kanya tubashije kuyasobanukirwa, ndetse ntazigere yongera kubaho ukundi, ahubwo tuzatuma isi yose imenya ibyabaye kugira ngo yigireho ko abandi bantu turi kumwe nabo bafite imitima kandi dushobora kubateza akababaro gahoraho kubera kuba ba nyamwigendaho kwacu, kandi icyo kikaba ari icyaha kibi cyane gituma umuntu ahora yishinja ibyaha. Twarongeye turayambirana kuko twari tugeze hafi no mu rugo, nongera gutwara kugeza tugeze mu rugo dusanga Bonita na Petronile Lewis bahageze, ariko Amba Sabine na Kapiteni Jeff bamaze kugenda. Nuko twicara tuganiraho gatoya ku kuntu byagenze, ari nako turimo kwirira ya keke twari twaguriye ba Rosario. Dogiteri cyerekezaza kunyoherereza kuri telefone icyangombwa kigaragaza ko Hambo ari umwana wa Rosario bya nyabyo, ari nako dukomeza kwiyicariraho muri salo kugeza ubwo twafashe umwanzuro wo kujya kuryama. Ariko tutarava aho ngaho Gastamu yahise ampamagara kuri telefone, mu kumwitaba dushyira amajwi hanze kugira ngo tubashe kumva uko bimeze. Gastamu atubwira ko ubu misi yatekereza ko ari cyo gihe cyo kuyikora, kubera ko babagabo b'ibikomerezwa batera inkungi inyeshyamba za Rufusi na General Torres batumijeho Rufusi ngo agende bamuhereze ubutumwa bagiye kugenderaho muri iyi minsi, ndetse Rufusi akaba yamaze gutegura umusirikare urazinduka kare cyane ari intumwa ari buze kohereza kuri abo bagabo ubu ngubu bari gukorera ibikorwa byabo mu gihugu cya Venezi. Mu makuru Gerine yabashije kumenya akaba ari uko uwo musirikare araba agiye kuzana amafaranga mu buryo atagomba kunyuzwa ku ikoranabuhanga, mu rwego rwo kwirinda ko abo bagabo basanzwe bafite ibyo bashinzwe muri Yope batazagaragaraho ko hari amafaranga bohereje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndetse nanone abo bagabo nk'ibikomerezwa, kuko harimo umwe ufite ubuhanga buhambaye mu bya gisirikare, akaba ari we wapanze neza cyane uburyo umunsi wa kudeta izakorerwa leta ya Venezi izakorwa akantu ku kandi, guhera muri perezidanse ndetse kugera mu giturage cy'iyo ngiyo Itesara, uburyo buri musirikare wese azahagarara ndetse n'abazicwa. Iyo plani ikaba iri nayo mu byo uwo musirikare araba agiye kuzanana n'ayo madenari, kugira ngo mu gihe gitoya cyane misiyo yabo bayikore neza cyane. Ubu ngubu akaba aribwo Gerine yavumbuye ko bitarenze igihe cy'ibyumweru 2 muri Kentrone haraza guhirika ubutegetsi, kandi bakaba nta mbogamizi bafite. Gastamu akomeza avuga ko rero uyu ari wo mwanya mwiza wacu wo kuba twakora akazi kugira ngo duce muri humye, ubundi misiyo tuyiburizemo na ba General Torres batabizi. Gastamu yamaze kuvuga gutyo Petronile Lewis amubaza igihe umusirikare Rufusi na Torres batuma azagendera. Gastamu asubiza ko ari mu gitondo cya kare bitarenze saa 12, ndetse kubera ko iyo ari misiyo y'ibanga n'uwo musirikare uburyo aragendamo ni ibanga rikomeye cyane, ku buryo we na ba boss be aribo baraba babizi gusa. Gerine hari uburyo yarebyemo uko bimeze, abona hari inzira ishoboka ko uwo musore ashobora gushimutwa
akava mu nzira iyo misiyo ikagendamo undi muntu. Gaston duhita tumubaza uko bimeze, atubwira ko hari umusore uri ku mupaka wa Kentrone n'abaturanyi, ku buryo ariwe urazindukana imodoka iza gufata uwo musirikare uri buturuke mu ishyamba, kandi ntabwo uwo musore azi ku isura uwo muntu araza gutwara, kuko n'ubundi ni ibintu baziranyeho gusa, ku buryo kumumenya atari ngombwa kuko bazi ko nta rujijo rushobora kuzamo. Ubwo rero habayeho kuba uwo musore ugomba kujya muri misiyo ashobora gushimutwa akajyanwa ku ruhande, maze undi muntu akaba ari we ujyana n'uwo musore kugeza amugejeje aho arafatira indege imutwara. Ibyo byaza koroha cyane. Gaston yamaze kuvuga gutyo twese turabyumva. Petron Lewis avuga ko rero atekereza nk'uko yabivugaga ari wo mwanya wo kugira ngo misiyo yo gukora inyeshyamba mu nzira ikorwe neza bive mu nzira. Kubw'iyo mpamvu reka iyo misiyo ya mu gitondo kare cyane tuyihereze Apollo, aba ari we ugenda mu mwanya w'uwo musirikare. Natwe misiyo ya mbere dukora iba ari iyo gushimuta uwo musirikare ngo atabangama ndetse na Rufus. Gaston yavuze ko yari ari kugira ngo atubwire uko bimeze, bityo dukurikizeho dupanga gahunda uko imeze, ariko Gerine yari yamubwiye ko wamuhereza ikindi gihe ashobora kumenya byinshi bishobora kudufasha. Gaston twese tumubwira ko turaza kongera kuvugana nitumara kugira icyo tugeraho. Amaze gukupa, Petron Lewis ambwira ko nkeneye kuvugisha Apollo igitaraganya, nkamubaza niba iyo misiyo araza kuyitabira. Ahubwo ako kanya Bonita ahita ajya gushyiramo itumanaho, ku buryo mpamagara Apollo aho ari mu rugo ntagire umuntu n'umwe ubasha kubyumva. Apollo mu kumuhamagara ambwira ko uwo munsi wose yiriwe mu gushakisha abagabo bagize uruhare mu kwangirika k'umuryango we, ariko nta makuru yari yabona. Nanjye mubwira ko icyo nari muhamagariye, ndetse ndenzaho mubwira ko mu bagabo arimo gushaka natwe harimo uwo ndi gushaka ku kabi n'akeza, bityo ntabwo ntekereza ko agomba kubikora wenyine, ahubwo tubanze dufatanye dukure ibibangamye imbaga nyamwinshi imbere, ubundi tuzasigare tubahiga kandi tuzabafata. Apollo ambwira ko ibyo nta kibazo, ubwo saa 10 zuzuye za mu gitondo aho guhurira raba habaye, kandi tumwizere misiyo arayikora neza. Petron Lewis ahita amushimira cyane amubwira ko atazibagirwa ubwo bwitange. Nuko ahita nsaba ko mpamagara abantu bose bakenewe mu rugamba rwa mu gitondo, mpereye kuri Kapiteni Hibert, Vivensi, Gemma, Brian, ndetse mbwire na Principal Anthony Mati kubera ko dushobora kumukenera igihe yaba ari kumwe na Bonita hano mu rugo mu gihe barimo kutuyobora. Ubwo nahamagaye umwe kuri umwe mbabwira gahunda uko yifashe. Bose bambwira ko saa 10 zuzuye mu gitondo baraba bari kumwe natwe. Mu guhamagara Kapiteni Jeff atubwira ko araza gufatanya na Anthony Mati mu kujya batubwira uko byifashe n'uburyo tugomba kwitwara ku kibuga. Bonita ahita atubwira akoresheje satelite ishyamba ryose barufusi barimo ubu ararifite neza cyane. Neil asigara ahangayikiye kuba tutahura saa 10, kandi kugera hariya bifata byibara amasaha atari munsi ya 3 n'igice, bityo niba ari twebwe turayobya uwo musirikare biraza kurangira aducitse. Mu kubitekerezaho byose mpita mpamagara Gaston mumubwira uko bimeze, yumva nibyo, ndetse avuga ko ari ibishoboka hari abagomba kurara ijanja kugira ngo uwo musore ataza kujya mu kazi ka ba bosi babo. Gaston ambwira ko mbe ndetse gatoya araje, ahita kupa natwe dukomeza gupanga urugamba tuvuga ku kuntu byagenda misiyo turi gupanga yo gushimuta Rufusi iramutse igenze nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Petron Lewis avuga ko ibyo nta kibazo, bityo ahubwo dupangireho dukurikije ikarita Bonita ari kuduha y'ishyamba, uburyo twakubita inyeshyamba tuzikubitiye ahareba inzega, ku buryo zicaho bucece abantu bagasigara basiganuza bibaza niba nta nyeshyamba zikibaho. Gaston yongera kumpamagara ambwira ko turyama turuhuke kugeza ayo masaha, kubera ko Gerine na wa musore bamaze kwemera ko baraza gushimuta uwo musirikare, ndetse Apollo nawe ahagerera igihe kugira ngo ahite atwara imyambaro y'uwo musore agende muri gahunda ye, kandi baze guhura bamubwira amategeko n'amabwiriza agomba gukurikiza nk'uko ba bosi babo bayamuhaye kugira ngo misiyo igende neza. Twamaze kuvugana gutyo mpita mbwira Apollo uko bimeze, ubundi tumaze gupanga neza cyane dusezeranaho tujya kuryama, ariko ntabwo twabutinzemo kuko narahumbije reveye yanjye ihita isona. Kumbe nsanga Petron Lewis we yicaye, abonye mbyutse ahita avuga ati ndakeka amahirwe y'ubuzima Rufusi uyu munsi aribwo agiye kurangira, ndetse yewe abagira nabi babone ko gupanga kugirira nabi undi ari umugambi utajya urambira nyirawo. Reka tugende ubundi dukore misiyo ya mbere igiye gutuma abantu bamenya ko Abalewisi bagarutse mu gace. Yavuze gutyo haguruka ku buriri, ngewe mu mvugo ye numva wagira ngo misiyo ari kuyivuga uko itameze, nk'aho agiye guhungabanya ishyamba, kandi twemeranije ko tugiye gushimuta Rufusi kugira ngo tumugeze mu nkiko kubera ibyaha bye nk'uko turi kugenda tubagabanya. Mu gihe ngiye kugira icyo mvuga ahita ambwira ati Landry, uribuka ubwo Venise yumvaga inkuru y'ibyabaye kuri Denmark ubwo yahise aguhamagara ngo muvugane?
ibaza uko araza kumera niyumva ko na Rufusi yavuye mu nzira. Arahita atangira kwibona ku gasongero hasi arimo kureba ama esikariye ari kugenda avaho imwe ku yindi ku buryo arajya abona ari guhanantuka cyane. Ubwoba bumwice, ubundi ubwoba bwe bwa nyabwo buhite bumwirimburira. Apollo yahise ampamagara kureba ku isaha mbona saa 10 zarenze. Mu kumwita bambwira ko ubu tuvugana burya yariraye kwibaba kuko ari kumwe na Gerine na mugenzi we bateza agaco. Ninumva ngo yafashe rutema ikirere yiyerekereza mu gihugu cy'inzozi ze sinze gutungurwa. Apollo mu kumubaza icyo ashaka kuvuga ngo igihugu cy'inzozi ze, ambwira ko Veneza uburyo ari igihugu giteye neza yari yarifuje kukijyamo uko byagenda kose, none birangiye agiye. Mwibutsa ko atagiye kurya isi bityo ntaze kwibagirwa. Ambwira ko ibyo ndi kumubwira ndibuze kubimubwira misiyo niyangirika bityo aka kanya nta kintu mfite cyo guhangayikira. Namwifurije amahirwe masa mubwira ko turaza kubonana nitwongera kubonana. Ambwira ko turaza kubonana nuko ampereza Gerine. Gerine ambwira ko muri iki gicuku General Torres atari mu kigo kandi niwe muyobozi mukuru, bityo gukora misiyo adahari n'ubundi ni nabyo byiza kugira ngo aho arabari aze gukangarana. Yamaze kumbwira gutyo mubwira ko turimo kwitegura neza cyane bityo bahatubere kuko turaje. Petero Lewis ahita amubaza ku nzira baciye nkuko twabivuzeho itugeza hari intwaro z'inyeshyamba. Gerine avuga ko nkuko tubizi inyeshyamba ntabwo ziteguye na gato kuko hango hari umuntu waba araza kuzataka bityo twebwe turisanga. Ariko misiyo ya mbere ni Rufusi kuko nituba tumufite turaba duciye intege General Torres. Twamaze kuvugana ubundi dusohoka tugenda dusanga Anthony Matt, Kapiteni Hiberi, Vivensi, Neila, Bonita, Gemma na Brian bahageze kare cyane. Ndetse ako kanya Kapiteni Cedro Jeff ahitaza. Anthony Matt atubwira ko Bonita amaze kwerekana ikarita y'ishyamba bityo araba ari gucunga intambwe zose tugendeye ku buryo Gerine na mugenzi we baraza kutuyobora. Kapiteni Cedro Jeff avuga ko yaje kubitekerezaho neza, asanga iyo misiyo yicitswe bitaba ari ibintu bigaragara neza bityo ubu tuvugana turajyanye. Ikirenze ibyo ngibyo atuzaniye ibintu byose byibanze turakenera birimo n'intwaro zo kwifashisha, cyane ko n'ubundi ari iz'igihugu kandi akaba aricyo turi kurwanira. Ibyakurikiyeho twabivuze turimo kwambara twikwiza imyambaro irimo n'ama anti-bullet vest yari yazanye, kugeza ubwo twasoje kwitegura neza cyane dusezera ku basigaye. Ubwo ni Bonita na Anthony Matt bari bagiye kutubera amaso, batwifuriza ko misiyo tuza kuyisoza amahoro. Ubundi dusohoka twese mu buryo bwa gisirikare twerekeza mu modoka ikomeye cyane Kapiteni Cedro Jeff azanye ngo ariyo tugendamo ya polisi. Tumaze kwinjiramo Cedro ayitwarira ku muvuduko ayikura mu gipangu kugeza dufashe umuhanda twihuta cyane ngo tugereyo igihe. Petero Lewis yongera kutwibutsa ko misiyo ishobora kugenda uko tutayipanze cyangwa se ikagenda uko twayipanze bityo tuze kuba turi gukorera hamwe nkuko Bonita yabidusabye kugira ngo twese twumvikane. Ubundi bindi tuze kubiganiraho nyuma Rufusi tumufite turi kumurebera mu bubasha bwacu.